Hi guys, ndabasuhuze cyane ba mikwano ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana aganze muri mwebwe. Hanyuma reka mbakorera akavloge gatoya ahangaha. Aha nundi umuntu wahafora namwemerera ikintu. Aha do reba igishanga ndimo, dore ndi mu gishanga mvuye ahantu gushotinga. Hanyuma ndavuga ngo reka nze nkore n'akavloge, hanyuma mbereka ahantu mba nibereye. Aha hantu reba ni mu gishanga. Abakunzi b'ibisheke muri wa abantu bakunda ibisheke cyane muri hehe koko? Iki gishanga baba ndimo kari ikibisheke gusa. Hanyuma abantu bakunda ibisheke muzambwire nze mbatemo, muzambwire nze mbatemo mbagurira ibisheke koko. Mba nagiye ahantu kure mwa Banyarwanda mwe, mba nagiye ahantu kure kugira ngo nyine mbahe ibyiza tu. Kandi ibintu byo mu mujyi ngo musigaye ngo mwarabihaze. Ibintu byo mu mujyi harimo harataye ibimodoka bisakuza. Ibintu byo mu mujyi mwarabihaze, niyo mpamvu mba ngomba no kubereka ahantu mu cyaro. Niko se ba mikwano mwe. Ahantu murahazi koko? Umuntu hazi yahavuze koko. Ntabwo nabereka imbere mwahita muhane. Ariko n'ubundi ibyo ari byo byose hari abantu bashobora guhita bahakeka, kubera ko aha hantu ni ahantu ha bien. Abantu bakunda gusenga cyane, ahantu nk'aha barahakunda. Hararyoshye nubwo hari akazuba kenshi, ariko hasaga neza pe, hari heza cyane. Rero abantu bajya bambwira ngo sinkora siporo, mwiririre n'urubyaro rwanyu. Rero siporo ndayikora ndetse cyane, kubera yuko iyi misozi yose mba nazamutse. Ntabwo wambwira uburyo iyi atari siporo inakomeye. Uzi imisozi mba natereye kugira ngo nshike muri kiriya gishanga. Mureba reba. Igishanga kiri ahangaha ngeze hari imyumbati. Reba hateye imyumbati, hateye urutoki. Abantu b'iburasirazuba muko wapi abantu b'iburasirazuba ko twageze mu bitoki. Noneho ahantu ngezera mbona ngiye guterera umusozi wabamaretse gatoya. Hanyuma nkongera nkabavugisha ngeze ku bantu ngiye kubaza akantu gatoya. Bari guhinga ibishyimbo. Abantu mwibuka ukuntu bahinga ibishyimbo, icyo bita kubiba ibishyimbo. Iyo imvura yaguye ibishyimbo barabibiba, hanyuma bikazashyika igihe bikamera, bakabibagara. Ikindi harya ni ikira mba bateramo ifumbire, bagateramo ifumbire. Hanyuma barangiza bakazabisarura. Kanze mbereke rero ukuntu batera ibishyimbo. Ngeze ahantu hazamuka, kamanze nzamukeho gatoya ndahita mbabwira. Ntago ndi buberekane mwese, humura. Oya humura, ntabwo ndi bukwerekane sijari, ntabwo nkwerekana isura mu maso. Okay, mwamure ukuntu batera ibishyimbo. Oya ntabwo byashika kuri wowe. Nabonye ukuntu batera ibishyimbo. Abantu mutazi gutera ibishyimbo. Hanyuma hoya ndimo ndabwira aba bashuti banjye batazi guhinga ibishyimbo, baziga uko bahinga ibishyimbo. Barabibiba. Kwanza ibi bari gukora babyita kubiba. Mwabibonye? Hanyuma ubwejo bundi rero imvura nigwa bizamera. Hanyuma nibimara kumera
babibagare, nibamara kubibagara babigire gute, babisarure. Umuntu yababwira rero ko atuye ahantu bahinga mukajyaho mukazana ibintu byo kugira. Mwabonye ko batera ibishyimbo. Murakoze, nzagaruka gusarura nubwo ntabafashije guhinga. Nzazane na fanta, ni ukuri ndayemeye kandi nzayiguha. Murakoze. Sinababwiye ko ndimo kuzamuka agasozi ahantu mvuye mu gishanga. Ni abahinzi nasuhuzaga, ntabwo ari njye wahingaga mu byumve, ariko naberekaga ukuntu batera ibishyimbo. Hanyuma hano ngeze muri quartier, ibyo ari byo byose ngeze muri quartier. Reka nze abantu bose muri no minsi basigaye batinya kamera. Mwabantu mwe, ni iki mwakoze abantu gisigaye gituma batinya kamera? Siko umuntu mugeraho yabona ufite kamera agahita akubwira ngo no no no, wapi utankamera ngo unyishure. Ikigaragara ko abantu bose mwabatinyishije kamera. Wiriwe neza, muyitinyira iki? Ego ego mwabyumva. Uriya wampaye ibisobanuro biterwa n'impamvu cyangwa se biterwa n'umuntu. Niyo mpamvu abantu bose ntabwo bakunda kamera. Sawa rero, reka mbareke ndabona ngeze mu rugo, hanyuma ubwo aho ubutaha.